Nitwa Pasiteri Sebagenzi Yohani Damascene, ndi umushumba w'itorero rya Choir-Aebr Butaka rikorera muri Region ya Nyabihu, Region y'Iburengerazuba, mu ishyirahamwe ry'amatorero y'Abatisita mu Rwanda Choir-Aebr. Iyi korali Exodus yatangiye muri 2006, itangirira mu ishuri ry'abana bo ku Cyumweru. Icyo gihe itangirana abaririmbyi 10 yitwaga korali ya Sanga Yesu. Mu mwaka wa 2016 korali Sanga Yesu yagabanyijwemo amakorali abiri, Sanga Yesu ntoya na Sanga Yesu nkuru. Mu mwaka wa 2019 Sanga Yesu nkuru yaje gufata irindi zina yitwa korali Exodus. Uko imyaka yagiye itera imbere niko nayo yagiye itera imbere. Uyu munsi wa none ifite abaririmbyi 95. Exodus ni izina rishingiye ku izina ry'igitabo cyo muri Bibiliya cyitwa Kuva. Rero korali ya Exodus yafashe iryo zina kubwo kwibuka aho Imana yabakuye kugeza uyu munsi. Iyi alubumu ni alubumu ya mbere basohoye, ikaba yitwa Yesu wacu ntajya atsindwa. Ifite indirimbo 6. Korali Exodus yatangiye uyu murimo ari abana batoya, babikuriramo, babibyurukiramo, n'uyu munsi baracyabirimo, kubera ko ari korali y'urubyiruko. Ubona babikorana imbaraga, babikunze, babishaka, kandi ukabona koko babirimo. Ikaba rero itanga icyizere cy'uko izaba korali nziza y'ejo hazaza, bakazubaka itorero ryiza ry'ejo hazaza. Abantu bose bagiye kumva ubu butumwa bukubiye muri izi ndirimbo za korali ya Exodus, turabashishikariza kugira ngo bakomeze urugendo badacogora. Nubwo mu rugendo harimo ibigusha, mu rugendo harimo ibikomeye, ariko Yesu wacu ararwana kandi agatsinda. Azabarwanirira, azaturwanirira kandi azatsinda. Nanone tunarabashishikariza kandi gukomeza urugendo badacogora, ntibibagirwe aho bavuye. Imana Data wa twese, Se w'Umwami Yesu Kristo, turagushimye watangiye umurimo mwiza muri korali ya Exodus, kandi ni nawe uzawuheruka. Turagushimye rero kuko wabaremye mu ishusho yawe, ukabaha umuhamagaro mwiza wo kugukorera bakiri batoya, kandi Mwami ukaba wakomeje kubarinda. Niko dusenze Mwami kugira ngo ukomeze kubarinda, kandi izi ndirimbo Mwami bagiye gushyira ahagaragara, ubutumwa buzakize imitima y'abantu benshi, kandi ubutumwa buzagura ubwami bwawe. Turasenze kandi kugira ngo abazumva bose Mwami ubutumwa uzabahereza imigisha, ndetse n'abaririmbyi bakora Exodus bose uzabahereza imigisha. Abantu bose Mwami bagize uruhare muri iki gikorwa uzabahereza imigisha, kandi twese uzatugirire neza. Tubisanye kwizera mu izina rya Yesu. Amen. Amen.